Halo bakunzi ba Diamond TV mumeze mute? Nk'ibisanzwe turagarutse ngo tubagezeho amakuru yacu y'umunsi ku munsi, ariko amakuru dukomeje kubabwira ni amakuru yo muri Miss Rwanda. Ubu noneho ku mbuga nkoranyambaga iby'abafana bari gukora, umva nimba twabyita iki, ni amabara, ariko ubu noneho barimo bavuga ati abakobwa ni babiri bagomba kuvamo Miss Rwanda 2022, ataba baragaragara atabandi ni nko guherekeza abandi. Barabivuga rero nyuma y'uko abakobwa 70 bakomeje nyuma y'ijonjora ry'ibanze bamaje gutangazwa, urutonde rwabo muraza kurubona ahangaha, bamaje gutangazwa. Ubu noneho gutora bikaba byatangiye kuri telefone, ndetse uciye no ku gihe ukaba ushobora gutora umukobwa wikundiye mw'abo bakobwa 70. Abakobwa rero bakomeje kugaruka na muri kona kuri screen, uwitwa Muheto, Nshuti Divine Muheto na Kayumba Darina. Aba bakobwa babiri abantu bose bakomeje kuvuga ati umwe ni igisonga undi ni Miss, ku buryo n'abasitari bamwe na bamwe ujya kuri Instagram uza gusanga baje bapostinga rwose. Mu rugero nka Meddy yayigeza posting ifoto ya Muheto berekana nyine buryo ki uyu mukobwa afite ubwiza budasanzwe kandi agomba kuba Miss. Uyu Darina nawe ni umukobwa abantu benshi bakomeje kugaruka bavuga ati uyu uko byagenda kose agomba kuba Miss Rwanda. Atumwe nataba Miss undi azaba igisonga, tumwe akaba Miss undi akaba igisonga. Muheto rero twagejeje kumushaka amakuru make y'ibanze, tugendeye ku by'abanyamakuru bagenda bamubaza ndetse mwaka interview cyangwa mukoresha ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi. Ariko ubundi abantu bashaka kuvuga ati uyu Muheto ni muntu ki? Ubundi Muheto ni umwana wa Kimironko, ni umwana wa Kimironko, ariko so yavukiye Kicukiro Kabeza, ariko nyuma ubu ngubu aho baba ababyeyi nawe aba ni Kimironko. Ubwo abantu ba Kimironko murabyumva ko uyu mukobwa wanyu mukwiye kumushyigikira, ndetse n'abandi mwese mumukunda mukomeze kumushyigikira, mumutora nyine muraza kubona nimero ugomba kumutoraho. Ikindi umukobwa mutari muzi nk'uko mura kuri screen zanyu, nuko uyu mwana w'umukobwa Nshuti Divine Muheto afite imyaka 18, ariko ngarenda kuzuza 19 kugeza ubu ngubu, ariko ni 18 19 ntiyuzura, gusa ari hafi kuyuzuza. Nubwo afite imyaka rero, ni umukobwa uvuga ashize amanga, ku buryo ubona ko yifitiye icyizere, kandi ngo yakuze yumva ko agomba kuba umuntu w'icyitegereza abandi ngo bafatiraho urugero, ku buryo ngo n'igihe ababyeyi be bagomba kujya bamubona bakwiye kujya bamwishimira igihe cyose nyine azaba ageze ku nzozi ze. Nizo nzozi yari afite, nizo nzozi yakabyaga. Bigaragara ko rero nk'umuntu ushaka kumenyekana, kuba icyitegererezo ku bantu benshi, no kujya muri Miss byari ngombwa kugira ngo nyine abashe kugera kw'abo bantu. Ni umukobwa rero ufite n'ubwiza bukoma kuvugisha abantu benshi bakavuga, bareba amafoto ye, namwe murabireba bakaguma kuvuga, bakavuga ati ariko uyu mukobwa w'imyaka 18 usa gutya, mwiza gutya, ni gute tutamutora? Baje kumaza ikibazo bijyanye n'ubwiza, maze ubwiza kuri wowe wumva ari iki, cyangwa se ufite umushinga ubwiza kuri yo? Yavuze ngo ubwiza ni uko wowe ugaragara physically, uko abantu bakubona nyine, uko umubiri wawe uteye, ibyo we ngo yita ubwiza. Ikindi bifatanyije ngo nicyo ushoboye gukora, ibyo ukora nabyo ngo kuri we bikugira mwiza. Uyu mukobwa rero ufite umushinga yise ngo ni Igiceri Youth Project, ni umushinga agomba gusobanura neza. Igiceri Youth Project avuga ko urubyiruko rugomba gusevinga. Dore rero tutamutinzeho cyane, amazina y'abakobwa 70 bari gutorwa nyine kugira ngo bazavemo abazakomeza muri bootcamp ndetse no kugera kuri finale ya Miss Rwanda. Uko muri kubireba, abo nyine nibo bakobwa 70 Miss Rwanda yamaje gushyira hanze, ndetse n'amanimero bafite kugira ngo nyine bagane Miss Rwanda, bitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Ubwo rero ni abakobwa 70, buri wese afite uwo akunda, umumenyekanishe, umugeze ahantu hose, bamutore. Nubwo nyine abantu bagomba gutera ubwo bavuga ati Miss ni Muheto, abandi ati ni Darina, niko abafana bamera, abafana barafana nyine, ariko abakobwa nabo barebye ubona ko batoroshye. Ikindi wamenya, sibo gusa, hari abandi bakobwa 4 biyongera kw'aba babiri, nabo bavuga ko bashaka kuzavamo Miss. Babivugira iki? Nuko amafoto yabo kuva yajyaho nyuma y'amajonjora yagiye akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Urugero nk'umukobwa ufite nimero 36 bita Patricia,
ifoto yagiyeho mu gihe gitoya ihita igira likes 3,400 kuri Instagram. Uwo niwe nawe abantu baha amahirwe batuna bashobora gutora. Undi ni umukobwa witwa Tanganyika Elizabeth, akaba nawe ifoto ye ubwo twarebaga ifoto ye yamaze kugira likes 3,546. Uyu n'abantu bakavuga ati uyu mukobwa nawe rwose hatari agomba kuba Miss. Ariko akarusho nuko babandi babinakubwiye Darina n'uwitwa Muheto bo amafoto yawe niyo yakunzwe cyane. Muri nka Kayumba Darina we yari afite likes ziramubonye, hakaza na Pascaline nawe nuko Muheto we yarabahigaga n'ufite likes nyinshi uko mubireba. Gusa nyine nta kundi ni kwirushanwa rimera, reka tutegereze turi kuba zaguma no kumutora, bakamutora nyine nk'uko biri kuvugwa haba ku matelefone, kako n'iryo kamba nyine azaritwara. Rwose bakunzi babo rero mukomeze mu batura abakobwa batandatu naba. Undi nani bagene Mutabazi Isingizwe Sabine, uyu nawe n'umukobwa nawe uri guhabwa amahirwe nakita menshi. Bakunze Diamond TV rero iby'iwacu nababwiye ngo nakagaruka. Mwebwe icyo ukomeza gukora ni ukora share, subscribe na comment, ugasangiza ibyacu abakunzi bacu. Ciao ciao, nakagaruka.